iyo agwiriye barafata rero bakagira icyo bayakoresha kigaragara. Ikibazo cya nyuma Rusi, ni ikihe cyizere wumva ufite ko utazasubira muri VUP koko? Icyizere mfite cyuko ntazasubira VUP nuko bankomereza uwampaye VP Perezida wa Repubulika Paul Kagame, niwe nshaka ko umunsi ugera nkongera nkamutora. Nicyo kintu kizaduha kizama kudasubira muri VUP. Nicyo kintu kizama kudasubira muri VUP nkamutora, umunsi ukagera nkahita mutora. tukizigama. Yego, harabo twaganiriye hano ku irerero bavuga ngo ayo mahirwe ntibazi niyo gahunda. Ayo mahirwe bageraho haracyari zihembogamiza. Abo bo ku irerero rero mbana bagabanyijemo ibyiciro bagakora amatsinda aterana n'abana n'abarezi. Abangaba nabo bakaza bagakora amatsinda ateraniye hano muri rusange bose. Noneho buri umwe wese amahirwe amugeraho ariko ntagwa azira rimwe. Niba haje umushoramari ahawe witwa Torero, fata babandi ikiciro kimwe nkabajyana bagakorayo. N'ubu mumanutse mukabasura bareyo bagiye no mu kazi. Ibyo rero ayo mafaranga nkabegera nkabaganiriza kugira ngo bataza kuyangiza. Niba akoreye 2,000 igihumbi kimwe araza gihahishe ikindi akizane mu itsinda. Natombora agura amabati umubyaraza kubabwira inzu niwe wayiyubakiye. Muraza kuba mubyumva. Noneho rero ubwo ayo matsinda uko duteranye buri cyumweru bituma hari akamaro kandi n'abayobozi iyo badusuye baradushima. Meya araza akabona imibereho yacu sociali wa umurenge aradusura na mudugudu dukorana neza bose. Inzego zose turakorana. Rimwe gusa mbana n'abana turi tubayeho mu mibereho mibi, ariko nyuma Perezida wa Repubulika yo kabaho yo kabyara yaje kuduha imirimo ya VUP. VUP ifite aho yankuye naho yangejeje. Ubu sinkirya rimwe njya kabiri ku munsi nkanywa igikoma. Ubu nigisha n'abana kubera VUP niguriye n'imirima nubatse n'inzu kubera VUP. N'izi nzugi mureba nizo nishyiriyeho kubera VUP. Ubundi nari mbayeho mu buzima bubi mbasha no kwiyubakira. Iyi nzu ninjye wayiyubakiye kubera VUP. Aho wabaga hari hameze hate mbere? Aho nabaga iyi nzu mureba yari inzu y'icyondo itagira inzugi. Ibi byose harimo ibikarito mu nzu, ariko ampereye VUP naragiye ndakora badembaga amafaranga baduhembye nkakuraho ayo kurya kubera ko nagiyemo nkennye, ariko ayo baduhembaga nkakuraho ayo kurya yani nkayasiga ku gatabo. 80 nezamo ingemeri 300 z'ibigori. Ni nk'amafaranga nkangaye wakuyemo? Nyine ingemeri yaguraga 300. Ingemeri yaguraga 300. Nsaruramo imifuka 3 nyine hanye n'ingemeri 300. Ubwo nibwo nyigurishije rero mbasha kwiyubakira iyi nzu, ndayivugurukiraho n'amabati mashyashya. Ubu ngubu aho ngeze noneho ngeze mu rwego rwo kwigurira imirimo. Aho turahagera. Umaze gusarura ingemeri umaze kugurisha
ku myaka warizigamiye bwo? Narizigamiye ntabwo nayubakishije yose, naragiye nyashyira mu bwizigame nyine mu matsinda yo kwizigama, ngenda nshyiramo, ubwo niho nakuye amafaranga ndayongera mbasha kwigurira imirima kuko ntayo nari mfite, ndavuga ngo ho guhama mu bukode nakwigurira. None se Rusi tubwire, muri VUP ni iyihe mirimo wakoragamo? Mwakoraga amasaha angahe? Duhe n'ubwo buhamya. Ni imirimo twakoraga mu muhanda, dukora imihanda, twakoraga kuva mu gitondo kugera saa 5. Tubwire uti twakoze mu muhanda uva n'aha, utubwira amazina yaho hose. Twakoze mu muhanda hariya aho bita ku murenge wa ahahoze umurenge, munsi yawo niho twakoraga, ahahoze umurenge niho twakoraga, iyi Kimbazi n'ahandi hitwa Ibwana, niho twakoraga dukora imitungo. Ufite nihe kugeza ubu? Yaba watubwiye icyifuzo cyo kugura umurima wawe? Narayiguze imirima. Noneho tubwire imitungo ufite uyikesha VUP. Imitungo mfite nyikesha VUP, iyo mirima nayo nayikuye muri VUP, ubu naguze n'igare narikuye muri VUP, niguriye igare, inzu yanjye yose irimo inzugi, nta muryango utarimo urugi, kandi nanambarana neza, murabibona nk'umuntu uba wenyine utagira umugabo, urabona nambaye neza. Ubusa mwebwe mutabireba mutabizi mwabimenya, mutazi ko mfite umugabo mwabimenya. Nta matungo waguze se Rusi? Amatungo nayo naguze nayahawe na VUP, baduhaga amatungo. Abahaye iki? Abahaye amatungo? Baduha amatungo magufi, baduha buri muntu bamuhaga 3. Baduhaga 3. Umudugudu barabizi ko Rusi yatakira wa VUP? Rwose barabizi, nta nubwo nkishaka kuyikora. Ubundi rwose ntago ari kubabeshya, ndikorera njya mu murima ngahinga neza imyaka myinshi cyane. Ubu mpinga imyumbati n'ibijumba nkajyana mu isoko, ntago nkishaka gukora VUP rwose. Ntago nkibishaka. Rusi, noneho hari bagenzi bawe bakiri muri VUP ndetse n'abagifite imitekerereze yo kumva basindagizwa, wowe wamaze kugira intambwe utera, gira inama bagira mu buryo burambuye? Ndabagira inama yo gukora bizigamira batayarya yose. Kuyarya yose ni bibi, ngewe kutarya yose nicyo kintu cyanteje imbere. Nkafata make nkayasiga ku gatabo, yani nkayajyana mu matsinda yo kwizigama. Si nkubire mu bukene nari mfite, ngenda ngabanya nkazana make yo kwifashisha nyine mu rugo, ayandi nkayasiga. Ngenda basaba kujya bafata makeya bakayazana bakayifashisha, ayandi bakayasigayo nibwo agwira. Iyo agwiriye barafata rero bakagira icyo bayakoresha kigaragara. Ikibazo cya nyuma Rusi, ni ikihe cyizere wumva ufite ko utazasubira muri VUP koko? Icyizere mfite cy'uko ntazasubira VUP nuko bankomereza uwampaye VP Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Niwe nshaka ko umunsi ugera nkongera nkamutora, nicyo kintu kizaduha kizama kudasubira muri VUP. Nicyo kintu kizama kudasubira muri VUP, nkamutora umunsi ukagera nkahita mutora. Nagiye mu matsinda ndagumya nkashyiramo 500, 100 nuko nayabonye, 300 se, hanyuma twagabana akuraho utwo kurya utundi nkatuzigama ndatwubakisha. Iyo mugabanye ufata ngahe? Iyo mugabanye ufata ngahe mwitsinda? Mfata 30 cyangwa 40. Naziriya hene twabonye niho wazikuye? Niho nazikuye rwose. Urateganya kuzibyaza iki? Ntacyo nari mfite. Ndateganya gushyira agasema muri iyi nzu.
inyungu dukuramo abana bacu iyo baje bituma babigisha bagafunguka mu mutwe bakiri bato kugira bamenye ubwenge. Icya kabiri ni uko hari itsinda dukora aha ngaha riba rimwe muri cyumweru, turizigama tukagurizanya tukungukana amafaranga tubonye tukaba twagura amatungo, tukaba twakwicunuza dutanga za mituweli, twagura ibyo gutunganya indyo yuzuye. Ni ibintu byinshi bitumarira. Muzigama amafaranga angahe? Biterwa no ku muntu ubushobozi afite kuva kuri 200 kugeza ku bushobozi aho bugeze, aho wumva ubushobozi bwa bugarukiye. Mumaze igihe kingana gite mwizigama? Ese abanyamuryango bangana iki? ni iki bimaze kuba? Mumaze igihe kingana gite mwizigama? Muri icyo gihe mumaze mwizigama mubona ari iki byahindutse mu mibereho yanyu ya buri munsi? Ni byinshi byahindutse. Abana tubona mituweli, tubona amafaranga yo kwifashisha, tugura amatungo, tukabona ifumbire, tukabona amata, tukabona amagi. Ni byinshi cyane. Mwatangiye ryari? Mumaze igihe kingana iki mukora itsinda ryanyu? Ryatanye 2021. Mufite abanyamuryango bangana iki? 16. Mubona ari ubuhe burere abana banyu basigaye bafite? Niki bahindutseho? Abana bacu bamenye kuvuga, bamenya kuganiriza n'abandi bana. Uyu munsi batangiye kuza batabishaka kukurura umwana ariko basigaye bucya kumva yuko agomba kuza ku ishuri. Urumva nayo ni intambwe imaze guterwa, ko mbere ni ibintu twabahatiraga ariko ubu ngubu bamaze kubimenyera. Kubigendanye n'amatsinda noneho mwebwe murimo aya matsinda ese abamariye iki nk'ababyeyi baba bana? Amatsinda duterana buri kuwa gatatu tugaterana saa 9. Umuntu yizigama bitewe n'amafaranga yumva afite. Waba ufite 500, 200 ntabwo bikubuza kuza mu bandi. Waba ufite n'ikibazo ugahagarara mu babyeyi ukakivuga ati mfite ikibazo mwantiza 5,000, ukagenda wenda niba ari iyo nkoko wenda ushaka kugura ukayigura, niba ari inkwi z'igikoma hano ku ishuri zabuze ugasiga uzigura. bose bahagurukire rimwe nabo tubakire. Reka ndagira ngo buriya Innocent murabona uriya mugabo ni umukozi w'akarere ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho mu karere ka Rwamagana. Ubwo abandi bakora akazi nkake mu tundi turere twose tw'intara y'Iburasirazuba n'umuyobozi wabo wo ku ntara bose bahagurukire rimwe. Noneho tubigisha intero ya Rwamagana, tujyanemo Munyaga, tujyanemo Rwamagana, tujyanemo abanyamakuru, tujyanemo Roda, tujyanemo Minaroke, tujyanemo mwanashe abashyitsi cyane. Turakira rero director muri Roda adufashe kuyobora ibiganiro, bibaye ngombwa waha n'abaturage umwanya bakabaza, byaba ari byiza cyane. Uko mubishaka mwafata uyu mwanya mbere yuko murakoze cyane. Rwamagana oye! Munyiginya oye! Mufashe tubanze dushimire nyakubahwa Vice Mayor, umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, kuri kaze aduhaye. Turishimye cyane.
turishimye cyane jyewe na bagenzi banjye ndetse n'inshuti zacu abanyamakuru. Uyu ni umunsi wa kabiri twageze muri aka karere keza ka Rwamagana. Ku munsi w'ejo tubanza kugira ibiganiro bitandukanye, ariko uyu munsi wari umunsi udasanzwe abafatanyabikorwa muri izi gahunda zo kurengera abatishoboye ndetse no gufasha abaturage b'amikoro make kwikura mu bukene mu buryo burambye. Ibyo rero ntabwo twabigeraho tudafite umutekano. Umutekano nicyo cya mbere. Ndagira ngo nshimire inzego z'umutekano turi kumwe hano, ngira ngo nababonye bamwe. Umutekano twasanze ari mwiza, isuku ntabwo nakubwira. Ni ukuri mwaduteye ishema kandi guhera n'ejo nyakubahwa visi meya twari kumwe muri ibyo biganiro twarabimubwiye tuti mu turere twinshi dusura aka karere ka Rwamagana kari mu turere tw'indashyikirwa mu bintu byinshi, muri gahunda nyinshi. Kubanza natangiye ntabibwiye, nitwarwa hano Jean Claude, nkabashinzwe izi gahunda zo kurengera abatishoboye mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu turere bakunze kwita RODA, ari naho gahunda ihatse izindi mu zifasha abaturage kwivana mu bukene mu buryo burambye ndetse no gufasha ab'intege nkeya ibarizwa. Gahunda yitwa VUP. Hari umuntu wicaye hano utazi gahunda ya VUP? Hari musobanurire. Ngira ngo twese turayizi, ni gahunda imaze kuba ubukombe, yatangiye mu mwaka wa 2008, itangira mu mirenge mikeya. Harya muri Rwamagana ntiyatangire muri Fumbwe, mu mirenge 30 bagiye bafata umurenge umwe ukennye kurusha indi muri buri karere, uko dufite uturere 30. Muri aka karere ka Rwamagana rero ndumva ari umurenge wa Fumbwe yatangirijwemo mu nkingi zitari nyinshi. Twatangiye inkingi 3. Hari inkingi ijyanye n'inkunga y'ingoboka duha abanyantege nke, cyane cyane abageze mu zabukuru barengeje imyaka 65 badafite amikoro, badafite imbaraga zo gukora. Tukabagenera, leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda ikabagenera inkunga y'ingoboka buri kwezi. Mu nkingi zatangiye rero iyo ngiyo yari irimo, ariko harimo n'imirimo y'amaboko isanzwe, ntabwo ikomeye nk'uko nyakubahwa visi meya yabitubwiye. Ntabwo ari imirimo ikomeye, ni imirimo isanzwe ariko isaba imbaraga. Ntabwo wajya kuyikora udafite imbaraga. Hakabaho na gahunda dukunze kwita ya VUP y'inguzanyo ziciriritse cyangwa yo gukorana n'ibigo by'imari, ariyo dukunze kwita financial service. Izo nizo zatangiye, ariko VUP yagiye yaguka igaba amashami ku buryo ubu ngubu rwose harimo n'izindi nkingi nyinshi, harimo n'izo twasuye na bagenzi bacu twari kumwe tumaranye iki gihe cyose. Twasuye midugudu ngira ngo itandukanye. Twasuye urugo mbonezamikurire rw'abana bato, aharererwa abana bacu, abana batoya hagati y'imyaka 2 n'imyaka 5. Twasanze ari abana beza, twasanze ari abana bazi ubwenge, twasanze ari abana bafashwe neza, twasanze bafite indyo yuzuye bahabwa, irimo igi, irimo imbuto, irimo imboga. Twishimye cyane rwose, biragaragara, kandi ibigaragara kuri abo bana namwe muce aha ngaha birabagaragaraho. Burya abantu badafite amafunguro cyangwa badafata amafunguro mu buryo bufatika byibura 2 ku munsi, iyo unabareba ku mubiri urabyibwira.
ubona ari abantu bafite intege nkeya, ntabwo ari byo tubabonaho mwebwe uyu munsi ndetse n'ikindi gihe. Rwamagana ni kamwe mu turere tweza cyane, nta nzara iharangwa, kandi ni kamwe mu turere rwose dushyira mu bikorwa gahunda nziza za leta yacu, cyane cyane gahunda z'imiyoborere myiza ndetse na gahunda z'imibereho myiza y'abaturage. Bagenzi banjye rero b'abanyamakuru tumaranye iminsi bifuje gusura abaturage kugira ngo baganire nabo, babonye ubuhamya bwinshi, benshi mufite uburyo mukurikira itangazamakuru, amaradiyo, amateleviziyo, imbuga nkoranyambaga, muraza kugenda mwumva ubuhamya bw'abaturage bagiye baganira n'itangazamakuru. Bagiye rwose bashima nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku bw'imiyoborere myiza, ku bw'imibereho myiza y'abaturage yitaho, ku bw'urukundo akunda abaturage. Bamutangiye ubuhamya kandi mu by'ukuri ni ubuhamya bufatika. Ndibuka ko hano babajijatse ni icyizere kihewe, ntabwo akiri muri VUP, yabaye muri VUP, ni umubyeyi wakoraga iyi mirimo y'amaboko isanzwe. Yikure mu bukene. Njyewe nari ntuye muri Nyakatsi, tunyangiwe abatura naho tujyamisha abana, ariko leta y'umwe izanye VUP, nafashe inguzanyo y'ibihumbi 60, nyagura amabati, tujyana mu mirimo ya VUP turwanya imigwanyasuri, ducukura imigwanyasuri. Ayo mafaranga tukagenda tuyahemba umufundi, twubaka inzu y'amabati 20 y'inkarakara. Dutumaje gucuka twafashe inguzanyo y'ibihumbi 100 nanone. Ibihumbi 100 twaguze mu inzugi z'ibiti, dukinga yanzu neza, tuguramo na sima n'imicanga, turayisukura. Turongera tumaje kwishura yanguzanyo, turongera dufata yindi y'100, tuguramo inzugi za sumetarike n'amadirishya, dukinga neza, dukora n'amasuku. Tumaje gucuka, leta y'ubumwe ibonye ko hari icyo, hari aho mvuye naho ngeze, impinka nabonye inka namaje kwitura, nanjye noroje n'umwana wanjye, nituye n'umuturage, mpa n'umwana wanjye inka. Ubu ngiye kongera kubyaza ka 3. Ubu ngubu ntitwabonaga umwenda, ntago twabonaga umwenda wo kwambara, twajyaga nabi, ariko nshimye leta y'ubumwe yatugejejeho inguzanyo iciritse kugira ngo natwe twibone mu ntambwe ku ntambwe z'abanyarwanda. Ubu turya neza, tujya 2 ku munsi na 3 bibaye ngombwa twarya nta kibazo. Dutanga mitiweli ku gihe, twambaye neza. Umuturage ushatse ifumbire ndayimuha, nawe akabona inyungu yagira inka. Ushatse amata ndayamuha, kandi nkanagurisha inka ikabona ikijya, nkatanga imisanzu nsabwa na leta ndetse n'urugo rwanjye. Murakoze. Tukaba turangije dusoza dushima leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, cyane cyane nshimira umubyeyi wacu Perezida Paul Kagame watugejeje ku iterambere, intambwe ku ntambwe risesuye kandi ku banyarwanda bose. Nkaba nshimye ubuyobozi bw'akagari ndetse n'umudugudu, umurenge n'intara, bitwegera gutinyuka kwaka inguzanyo, cyane cyane nkatwe abagore twari twarakandamijwe, ariko ubu dufite ijambo. Aho murakoze. Ntabwo nabura gushimira abayobozi bacu uburyo mu nteko iyo twateranye bahora badukangurira gukora ibishoboka kugira ngo tuve mu bukene tujye mu bukire, duhindure imibereho. Bwa mbere nahoze mba mu ibyiciro bikibaho cya mbere. Igihe cyaje kugera mu nteko baza gutoranyamo abashaka imirimo, tuza kujyamo. Bajije kugeramo nkora mu mirimo isanzwe, hano dukoresha imbaraga, ndakora. Igihe cyaje kugera ahantu nahoze mba, ndi umugabo ndubatse, twarakodeshaga, ariko tuza kuvamo kubera ko ubuyobozi bwaje kuzajya budukangurira uburyo twabonamo inguzanyo. Naje kuguza amafaranga 100 kubera ko nanakoraga, nza kuza kubona ikibanza ndubaka.
ariko natangiye nubaka inzu ntoya y'amabati 12 no munsi mfite inzu nziza kandi nini iri mu mabati 40. Hanyuma uko iminsi yashize hari igihe cyageze haza kubaho yuko abantu bacutswa ducukijwe, kuko niba hari urwego urimo igihe umajije guhindura amateka, hari ababa bakiri inyuma nabo baba bakeneye kuzamuka. Naje gusaba yuko nava mu cyiciro cya mbere njya mu cyiciro cya kabiri. Nkigezemo nsaba korozwa mu nteko, banyemerera gira inka ndayibona. Majije kuyibona nditura. Ubu ngubu uyu munsi nanjye ndi umworozi, kuko iyo umuntu arenze nk'imwe afite ebyiri ntago aba akiri umuntu woroheje. Ngiye kuvuga rero navuga byinshi, ariko mu by'ukuri hari byinshi bigaragara ko leta yacu y'ubumwe y'Abanyarwanda idukunda kandi twitayeho, binyujijwe muri mwebwe nk'abayobozi bacu. Rero hari byinshi mwadufashije, hari abandi bakiri inyuma rwose nabo biteguye. Iyo babonye intambwe nziza nkanjye majije kugeraho, mugeze wanjye mwabibona, baba bafite amatsiko yuko nabo bazamuka. Ariyo mpamvu n'uyu munsi nyuma naje kongera mbasaba kuma inguzanyo, barayimpa. Ubu ngubu hari ibindi ndi gutegura nshaka kugeraho byisumbuyeho kurusha ibyo ndiho, ariko mbese tumeze neza. Turashimira ubuyobozi, Perezida wa Repubulika Paul Kagame uburyo adutekerereza umunsi ku munsi, adasinzira kugira ngo twebwe tubeho neza. Ndumva ibyinshi ni byiza, ibibi byo ntabyo nzi nta n'ibyo mbona, ahubwo ibyiza nibyo ndi kubona. Murakoze. Icya mbere, aya mafaranga bamaze kumenya yuko yishyurwa. Hari igihe cyabayeho umwe atekereza ko ari impano, undi atekereza yuko atari inguzanyo, ariko urugendo rwo kubasobanurira ko ari inguzanyo ahubwo yo ku mafaranga make bishyura to cyangwa se ijanisha ry'inyungu ari ritoya cyane. Ibyo twarabisobanuye ku buryo buhagije, ariko tunababwira yuko nta yandi mafaranga aza mu murenge, nayo twifitemo. Uwayafashe yasubije nibwo na mugenzi we ayabona. Ibyo bituma dufatanya mu kwishyuza, kandi buriya mu buzima busanzwe muri sosiyete habaho babihemu, hakabaho n'abantu b'inyangamugayo. Dufite abaturage b'inyangamugayo aribo benshi, dufite n'abandi bashobora kuyafata ntibishyure tukabakurikirana cyane. Icyo rero dukora mu buryo bwo gukumira ni ukuyatanga tubanje kwiga umushinga. Dufite itsinda cyangwa komite yiga imishinga, noneho mu kwiga umushinga neza nibyo bituma umuntu azanishyura neza, hanyuma bakanahugurwa. Kera ntabwo amahugurwa yabaga neza, ariko ubu ngubu barahugurwa, bagahugurwa uko bagiye gukora n'uko bagiye kubigenza kugira ngo bajye bishyura. Ni ugukurikirana rero kandi tuzahozaho. Murakoze cyane. Kuri tujyanemo yakomotse muri aka karere ka Rwamagana muri 2017. Abanyamakuru bari hano wenda b'Iburasirazuba bibuka ko ijya kuza byagira ngo dufatanye kugira ngo tujye mu rugamba rwo kurwanya ibibangamira umudendezo w'abaturage. Muri tujyanemo amazu arubakwa n'ibintu byinshi, ubwiherero, hari ibikorwa byinshi byakozwe. Uyu munsi rero muri tujyanemo turi noneho mu bikorwa bijyanye no guhindura cyangwa se uko umuturage akwiye kuba umufatanyabikorwa. Kera akiri umugenerwabikorwa ni ukwicara ibyo baguhaye ukanabirya bigashira, ukagaruka ku murenge bakubakira ubwiherero ukabumenagura kugira ngo ucane bya bindi wubakishije. Murumva ko ntago byarimo, ariko muri tujyanemo aho umuturage abereye mu fatanyabikorwa, we yazanye iki? Ese azangiza ibyo yazanye? Mu by'ukuri ntabwo azana byinshi, ariko azana imyumvire irahinduka. Ariko nimba ari igikorwa tugiyemo cyo kwikura mu bukene, akaba arimo guhabwa ifumbire, agahabwa ihene, we afite iki? Afite wa murima, afite amaboko ye, afite hari ibintu bitandukanye afite. Tujyanemo ni ikintu gikomeye cyane muri uru rugamba rwo kwikura mu bukene, kuko ntago yabyuzinga cyangwa se ngo agire ibyo yica kugira ngo agire ibindi abona. Ikindi gikomeye muri tujyane
tubajyanemo bamaze kubona yuko kwikura mu bukene ntabwo ari ukuza ngo bahabwe amafaranga, ni ukubahuza n'amahirwe. Ninde uhuzwa n'amahirwe? Ni umuntu ku giti cye, niyo mpamvu tujyanamo. Hanyuma ariko twongeyeho kugumanamo kugira ngo bitaba muri uru rugamba rw'imyaka 2 rwo kubakura mu bukene ejo bundi ngo asubire inyuma. Niyo mpamvu mwakomeje kumva tubabwira ngo tujyanemo, bagasubiza ngo tujyanemo, bagasubiza ngo tugumanemo. Ni ukuvuga ngo muri uru rugamba ni imyaka 2 ariko agomba kugumamo, natwe tukagumanamo nawe tugafatanya uburyo atasubira inyuma. Systeme y'imibereho ni systeme ikusanya amakuru y'imibereho y'ingo z'Abanyarwanda kugira ngo bifashe cyane cyane mu igenamigambi ry'igihugu, mu bushakashatsi, ariko no kushobora kubona amakuru y'ingo zifite imibereho iciriritse cyangwa zifite imibereho zifite amikoro makeya, ku buryo bidufasha kuzimenya no kuzifasha no kuzunganira muri gahunda zitandukanye zibafasha kwivana mu bukene, ndetse no gufasha abatishoboye adashoboye gukora. Twashyizeho abakorerabushake mu gihugu cyose bagenda basura ingo, bakaganira n'abaturage, bakababaza amakuru ajyanye n'imibereho y'ingo zabo, noneho bigashyirwa muri iyo systeme cyane cyane twifashishije, nk'uko nari mbivuze, inzego z'ibanze cyane cyane utugari, abakozi b'utugari bagashyiramo amakuru, ariko natwe ku rwego rw'igihugu tukabibona, ndetse hashyizweho n'uburyo bw'ikoranabuhanga, akanyenyeri 169 urwego, kugira ngo umuntu ashobore kwirebera ko amakuru ye yuzuye neza cyangwa nta makosa arimo, ku buryo yakosorwa.